mwabyumvishe ni wa munsi mwiza, umunsi wa kane w'icyumweru. Yego. Isaha isanzwe ari 2 z'ijoro, ariko twatangiye turengeje iminota mike kubera gahunda zindi zabanjirije ikiganiro, nazo kandi mwari muzikeneye. Abavuga butumwa muri kumva n'abavuga butumwa babwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yego. Ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa, kikaba ari ikiganiro kitumenyesha uburyo Imana yagiriye abantu neza, ikadutsindishiriza muri Kristo Yesu wakoze ibyo twasabaga byose kugira ngo umwizera aronke ijuru ku bwa Yesu Kristo. Yego. Nge rero mwumva kuri mikro ni Emile Nshimiyimana, nkaba ntari mushya mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, ariko ndi kumwe na mwene data nawe utari mushya. Ndagira ngo nawe basuhuze kubata muzi abibwire, hanyuma twinjire mu kiganiro muzi abo muri kuganira. Yego rwose. Imana ishimwe cyane. N'ubundi dukomeje gushimira Imana kuri uyu mugoroba. Dore ko niyo yo gushimwa nanone. Yego. Umuntu ko yaba afata Imana kose, ariko Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose, niyihesha abantu bose kubaho, ndetse n'abari kutwumva mwese natwe turimo niturinda. Tuyishimiye muvandiko yarinze abantu bari kutwumva. Amen. Ni nayo ikomeje no kubarinda ariko kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Amen. Rero Imana ndayishimye kuko yakomeje kundinda namwe ikabarinda kugira ngo tugumye tuganire ubutumwa bwiza, cyangwa tuvugane iby'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Umuntu ajya amara igihe kinini atabizi cyangwa se abihishwe. Umuntu akigishwa ko akwiye kwirwanaho ku cyerekeranye no kujya mu ijuru. Yego. Umuntu akabishakira mu mbaraga ze no mu bwenge bwe, ariko umuntu akajya agumye yisanga ari umunyabyaha. Nibyo. Ariko ubutumwa bwiza buhishura uburyo ki umuntu ashobora kuba intungane imbere y'Imana. Amen. Ni ikintu gikomeye kitazwi n'abantu benshi, ni nayo mpamvu kiba gikwiye kuvugwa, kugira ngo none umuntu umaze imyaka myinshi atakizi nawe abashe kukimenya. Nibyo. Burya birashoboka ko mu butumwa bwiza ubwizeye nawe waba intungane imbere y'Imana. Amen. Amen. Abatwumva benshi bavuga ko bitabaho ko umuntu yabayo, ariko ku muntu nyine ntibibaho. Ariko nyamara bidashobokera abantu ku Mana byarashobotse. Amen. Hari uburyo kiri Imana yabigenje ku buryo umuntu yaba intungane kandi akiri mu isi. Umuntu agihumeka akaba intungane, akabifiringa, umuntu akaba mu isi yemeranwa n'Imana ko ari intungane imbere yayo. Amen. Ntekereza ko abatwumva benshi baba bagize n'amatsiko yabyo, ariko turahari kugira ngo tugumye tubisobanurire mu minota mike tuba dufite. Suhuje rero abantu babimenye. Yego. Tufite abantu benshi bamaze guhishurwa ibyo bintu, babimenyeshejwe n'Imana, bamenye ko kumbi kubera iki Imana yabakoreye muri Kristo nta cyaha Imana ikibabara. Amen. Amen. Aho bari hose, abavandimwe bacu, abo bantu bose aho muri, ndabizi batwumva ari benshi kuri aya masaha. Mu turere twinshi baratwumva, n'aka karere turimo barimo benshi bari kutwumva. Mwese turabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Kandi mugumye munezererwe kuko Imana itababaraho icyaha. Amen. Amen. Iyo niko yavuze, ndetse uretse Satani wakuzanira kubyibuka, iyo yavuze ko ibyaha byawe n'ubugome bwawe bitazongera kubyibuka ukundi. Imana yabonye igitambo cya Kristo iranyura. Rero turabasuhuje inshuti z'ikiganiro, nabo mwese mudukunda turabasuhuje. Murekere urushinge kunyakira amajwi zanyu kugira ngo tugumye tubane, kandi biraza kugenda neza. Imana ihimbazwe. Amen. 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 Biragenda neza. Kandi kugenda neza tuvuga nuko wowe twumva nawe iyi nkuru y'ubutumwa bwiza yakwinjira mu mutima. Yego. Ugahabwa no kwizera, nawe ukagira amahoro, ukabana n'Imana amahoro. Yego rwose. Burya abantu bakunda kugira inshuti zikomeye, zanabatabara mu gihe gikomeye. Yego. Ariko nta nshuti nk'Imana ntayibaho. Kubana n'Imana amahoro, kuba inshuti y'Imana, kubaho uzi neza ko wiyunze n'Imana, ko nta kibazo ufitanye nayo. Reka tuvuge ko ari nabwo buzima bwiza burya bushoboka. Yego rwose. Ni inshuti idahana, si nk'izo mu isi. Yego. Izo mu isi zose zirahana. Ziranaguhinduka kandi. Yego. Ariko Imana ntihinduka, ntigira n'agacu ko guhinduka. Waba inshuti n'Imana yababonye inshuti
nziza. niyo mpamvu ubutumwa bwiza nubwo tubabwira ko ijuru ridakorerwa, ariko mu by'ukuri icyo ni igice gito cy'ubutumwa bwiza. Turashaka tubabwira uburyo mwabana n'Imana neza. Yego rwose. Yaba mu isi mukabaho mwumva mutekanye, mwumva ko nta cyabakanga kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, kandi mukaba muzi ngo hejuru y'ibyo byose nanone iwanyu ni mu ijuru. Ariko mukiri no mwiza mukaba muzi ngo Imana ni umubyeyi wanyu, Imana irabakunda, Imana ni inshuti yanyu, Imana nta kibazo mufitanye nayo. Ni nacyo cyiza kandi cy'ubutumwa bwiza ubundi. Uretse kuba buza bukaruhura umuntu inkeke aba afite mu mutima yo kwibaza hazajya nyuma y'urupfu, ubutumwa bwiza icyo mbukundira burabanza bukagikura mu mutima, ukabana n'Imana amahoro, kuko umenye ko noneho nta kikubaza, umenye ko noneho wiyunze nayo muri Kristo, ko nta cyaha kigushinja. Ibyo birabanza bigakura ubwoba mu mutima, ariko ibyo binatuma ubana nayo amahoro. Kuko muvandi abantu bayigishijwe nabi, abantu bigishijwe Imana nabi bayigishwa nk'ingome, bayigishwa nk'ibari hejuru yenda kubahitana, ariko hoya Imana n'urukundo, Imana irabakunda. Ni nacyo tuje kuvuga rega. uretse ko kandi nk'uko ijambo rivuga, Yesaya yarabivuze mu gice cya 57:21 aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ariko kandi ijambo rinavuga ko umuntu utizeye Kristo nanone umujinya w'Imana uguma kuri uwo muntu. N'ubundi umuntu wese ukihamiriza ngo ni umunyabyaha ajya nitondera icyo kintu abavuga. Ariko urumva wikunda nk'abanyabyaha icyo yanga ngo ni icyaha. Nta cyaha gihari kiba mu giti, n'ubundi icyaha kiba mu banyabyaha. Nuvuga ngo rero niba yanga icyaha, ubwo ni wowe yaba yanga. None si icyaha kibahe ko icyaha ko kiri muri wowe kari wowe. Urumva umuntu ashaka kwifata akitandukanya n'icyaha, ukagira ngo icyaha ni nk'ikiziba umuntu agwa wapi, ahubwo icyaha gituye mu muntu. Rero buriya rero ni naho Imana ibera nziza muvandimwe. Mwene data, ibaza Imana yo irakubwira uti ngewe niyunze nawe muri Kristo, sinaba nkikubaraho ibyaha. Ibihembo by'ibyaha byari urupfu, Kristo ni rwo yapfuye. Ariko kubera kutizera ukagumya ukabyibaraho, wabyibaraho ukabona nk'aho Imana ikuri hejuru n'inkota yayo. Kandi niko bikwiye kugenda kubera kutizera. Niko bikwiye kugenda kubera kutizera. Nyamara ubutumwa bwiza bukubwira ko nyamara icyo kibazo ufite Imana yagikemuye muri Kristo. Kandi nanone mufitanye ikibazo nayo, nibyo yakubabariye ibyaha muri Kristo Yesu. Rwose. Ariko nanone usigaranye urubanza rwo gupfobya urupfu rwa Yesu Kristo, aricyo cyitwa kutizera, ari nacyo cyaha kitababarirwa. Nta gitambo gihari cy'icyo, ntacyo, nta kindi wabona. Yesu yapfiriye ibyaha byose uretse icyo. Cyaha gikomeye ni ukutizera. Ariko nanone urumva aba ari topic ndende ikomeye. Ubwo nanone kubera ko hari abantu bagiye tubwira ngo duhora dusobanura ibyo kwizera, ariko banumve ko kwizera aribyo bikomeye kuruta ibindi byose bigishije. Uko niba kutizera aricyo cyaha kitababarirwa, ubwo abantu bakwiye kubwirwa kwizera bagakira icyo cyaha nyine, kuko icyo nicyo gikomeye kuruta ibindi byose. Ariko ni nacyo kwizera, ni nacyo gishamikiyeho ibindi byose. Ibindi byose biva ku Mana. Hari amagambo yo mu Baro mu gice cya 4 avuga ngo nicyo gituma byose biheshwa no kwizera. Rwose. Urumva ibintu byose tubiheshwa no kwizera. Kandi koko buriya nta n'ukundi byanagenda, kuko Imana ni umwuka. Kandi n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Très bien. Nta kundi ushobora kubona n'Imana utayizera. Nibyo. Imana ntaga n'umwuka muri make. Wayiburayo 12 hano mu gice cya 11 haravuga ngo ariko utizera we ntibishoboka ko yanezeza Imana. Urumva Imana rero nta handi mwahura uretse kukuyizera. Wemera ibyo yavuze, wabyizeza umutima, ukaba ubonye Imana. Nta n'ukundi rega banabona Imana, gusa ubundi Imana wayikura he? Ntaho, nta handi ibonekera ni mu kwizera. Kandi wizera iki? Wizera ibyo yavuze. Nibyo. Wizera ibyo yavuze, ariko yanakoze muri Kristo Yesu. Rwose. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Nibyo. Kadusome ijambo ry'Imana hano mu Bagalatiya igice cya 3 dusome 20 ariko muvandi tutaruke dusome na 13 na 14. Tuze dusome 9 n'10 tutadutaruka dusome 13 na 14. Amen.
wabanza muri Bibiliya yera reka nsome yego nabo turi kumwe abadukurikiye namwe murebe muri Bibiliya zanyu mutagira ngo ariko tugira izacu dusoma nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Ni mu rwandiko Paulo yandikiye amatorero y'i Galatiya mu gice cya 3 umurongo wa 9 niho mvuze niho nsomye ngo nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. 13 Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu. Amen. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Aha muri ijambo ry'Imana haravuga ngo nuko rero abizera Imana bose baherwa umugisha hamwe na Aburahamu wizera. Amen. Ngo nyamara abishingikiriza kukumvira amategeko baba biteje umuvumo. Yego. Kuko ibyanditswe bivuga ngo havumwe umuntu wese udakora akurikiza ibyanditswe byose mu gitabo cy'amategeko. Yego. 13 Kristo yadukijije umuvumo uterwa n'amategeko. Yego. Igihe yahindukaga ikivume ku bwacu. Yego. Nkuko ibyanditswe bivuga ngo umuntu wese umanutse ku giti aba ari ikivume. Yego. Bityo kwari ukugira ngo abatari abayahudi baherwe muri Kristo umugisha Imana yasezeranije Aburahamu. Yego. No kugira ngo duhabwe mwuka Imana yadusezeranije tubikesha kwizera Kristo. Amen. Imana himbazwe. Imana ishimwe cyane. Urumva muvandi abantu benshi bakunda kuvuga ngo Aburahamu ni sogokuruza wabo. Yego. Abenshi baravanga Aburahamu ni sogokuruza wacu, ariko nanone turagira ngo wenda abantu badukurikiye tujyane neza. Aburahamu abasogokuruza wawe gute? Yego. Ni gute Aburahamu yaba sogokuruza wawe? Igihe kimwe bamwe babwiye Yesu ati dukomoka kuri Aburahamu. Arababwira ati rero ntabwo ari we mukomoka. Yego. Kuko uko mwumva imiterere mufite ibyo mukora bigaragaza ko atari Aburahamu mukomoka. Yego. Ariko icyo yendaga kuvuga yashaka kuvuga ko urubyaro rwa Aburahamu Imana yavugaga nyirizina n'abantu basangiye na Aburahamu kwizera. Amen. Kuko umugisha Aburahamu yahawe n'Imana yawuheshejwe no kwizera Imana. Amen. Wenda nta mwanya ubari ngo dusome mu zindi baruwa nyinshi kandi havuga ko Aburahamu ngiyaza kubiheshwa n'ibyo yakoze yakaba yafite ikintu yirata mu gice cya 4 cy'Abaroma. Yego, ngo ariko si imbere y'Imana. Aburahamu yagizwe intungane n'Imana abikesha kwizera. Amen. Abikesha kwizera Kristo. Amen. Kuvuga ngo kwizera ubutumwa bwiza tuvuga bwo kwizera Kristo nibwo bwabanje. Amen. Hari igihe abantu batwumva. Yego. Hari igihe abantu batwumva bakagira ngo bije vuba kubera ibintu abantu bamenyereye byo kwigishwa ijambo ry'Imana nabi. Twavuga kwizera bakavuga ngo none ngo ntibyaba bije vuba. Nibyo byabanje. Murebe igihe Aburahamu yabereyeho. Imana iratubwiye ngo umugisha Aburahamu yahawe yawumuhaye kubera kuyizera. Amen. Nyamara ngo natwe abizera duhananwa uwo mugisha na Aburahamu wizeraga. Imana ihimbaza. Amen. Kumbi nta muntu ushobora kuba intungane imbere y'Imana atayizera. Amen. Nta muntu ushobora kunezeza Imana atayizera. Yego. Ibiri amambo rero. Ntekereza ko aho dusomye Imana ishimwe basobanuye amategeko. Yego. Buriya abantu bose bakorera Imana. Bakorera Imana bashaka kuzajya mu ijuru. Yego. Ari n'ababigisha benshi babigisha babwira ngo mukorere Imana mujye mu ijuru. Ariko amategeko abaye adahari gukorera Imana byagorana. Yego. Abatwumva batwumve neza. Kuko iyo uvuga kuri gukorera Imana wishingikiriza ku mategeko ntugakore iki noneho kandi ukora iki. Yego. Ukora iki ukore niki. Ukora iki ureke iki. Urakoze cyane. Bishatse kuvuga ngo amategeko abaye adahari sinzi uburyo abantu bavuga ko bakorera Imana uko byabagora. Yego. Kuko nuvuga ngo bafata amategeko y'Imana bakabwira abantu ati mukorera Imana bakabasomera igitabo
cy'amategeko Yego. bakababwira uburyo bakwiye kurwana nayo yego mpaka bayubahirije hanyuma ngo bayakora cyangwa bayashobora bakajya mu ijuru. yego tuje gusobanurira abantu ko amategeko y'Imana nta muntu wayashobora. niko kandi abantu baratwumva nabi, ni nako banavuze, ariko n'ibyanditswe nabyo biravuga. ahubwo bavuze ko impamvu wowe dukurikira yego nibyo bakwigishije yego kuko nanjye nibyo baranyigishije nanjye niba unigisha abandi yego nibyo nawe ubigisha. yego rwose ko niba ubahiriza ibi n'ibi ariyo mirimo itegetswe n'amategeko yego Imana izabemera. yego si ibyo gusa yego kwizanabaha imigisha y'ibyahano. yego yego nabyo reka tubivuge. yego yego kimwe mubabwira ko niweriza amategeko bizabahesha kujya mu ijuru. yego kabiri ko bizanabahesha imigisha yego y'ibyahano mu isi. yego rwose ibiramambu Bibiliya ivuze ko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ari ibivume. yego 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 mu yandi magambo umugisha bagusezeranya yego aho kugira ngo ubone uzabona umuvumo. yego rimwe uzaba utandukanijwe n'Imana. yego kandi nta mugisha ubaho ku muntu uri hanze y'ubushake bw'Imana. yego rwose umunyabyaha ntashobora kwigera yumva afite amahoro, ntashobora kunezerwa, ntashobora kugubwa neza mu gihe cyose ukiri umunyabyaha utandukanijwe n'Imana. nta mugisha rero uba hanze y'Imana ubaho, ntawo. harimo kurimbuka kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariko hakanabaho kubaho kubwoba ukiri hano mu isi. yego 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 urumva niyo mpamvu rero abantu biringira imirimo itegetswe n'amategeko. mu yandi magambo ariko kugira intekerezo zikubwira ko wakorera Imana ukaba mwiza. yego ikakwemera. yego wishingikirije ku mategeko uba wikururiye umuvumo. nibyo dore umuvumo uba wikururiye ntubishobora. yego urakoze cyane. ntubishobora. turi kuri izi mikoro umuntu wumviye amategeko y'Imana 100% akaba atajya yica na rimwe aze kuduhamagara. Patri, mbere yo kuyumvira nibanze bambwire ko bayazi. yego kuko banavuze ngo havumwe yego umuntu udahirimbanira yego ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abisohoze. yego ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko uretse no kubikora ntabwo mubizi. yego rwose nabyo ntibabizi, ari bege bafata ngo yandinga 10. reka Imana yari yarabisirayeli amategeko menshi cyane. yego yego ababarura 613. yego ay'abantu rero byibura bagerageza kumenya. ariko ubundi amategeko abahehe muzasoma ibitabo bya Mose. yego 5 bya mbere byo muri Bibiliya. yego nibyo bitabo ubundi by'amategeko. niho hari ntukagire gutya umugore uri mu mihango nakajya hari abantu wabyaye umuhungu cyangwa umukobwa ahumanya iminsi iyi niyi. ntugahinge mu murima imbuto zitandukanye, ntukambare ibimeze gutya, ntukarye ibi urumva se ibyo bintu uretse no kubikora ndabyuze. yego uretse no kuba ushaka kubyinjiramo ngo bikore byaba binababaje kwinjira ugiye gukora n'ibintu bwabyo utazi. ariko buriya uzi ikintu cyanshimishije muri ibyo bitabo bya Mose nanone buriya Mose niwe Imana yahaye amategeko ngo yazanira abantu. yego wenda abadukurikiye aruwatose tese ko amategeko Imana ariyo yayatanze. ariko nta mwanya ubu tuba dufite muremure ngo tubisobanure. icyatumye Imana itanga amategeko kwari ukugira ngo umenye ko uri mubi. Abaroma 3:19-20. yego rwose intego y'Imana kuguha abantu amategeko yari mirwari. kwari ukugira ngo buri muntu wese atsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. ubundi sezerano nyakuri ryahawe Aburahamu rimubwira ko muri we cyangwa se mu rubyaro rwe arimwe amahanga yose azahererwa umugisha. yego rwose hanyuma mu rubyaro rwe urwo rubyaro ngo rwavugwaga ni Kristo. yego uwo Kristo rero niwe agomba kuzahesha abantu umugisha. amen. ariwo kubabarirwa ibyaha bakiyunga n'Imana bakabana n'Imana amahoro. ariko hagati aho mbere y'uko Kristo ahishuka amategeko Imana iza kuyaha abantu rwose kugira ngo basobanukirwe ko bari bakeneye
Kristo koko bari bakeneye umurengezi. Ubundi ntago wakenera umutabazi utari mu kaga nyine, ntiwakenera ukurengera utari mu kibazo. Amategeko rero abereyeho kumenyesha umuntu ko afite ikibazo. Yego rwose. Umuntu afite ikibazo cyo kuba ari umunyabyaha. Uzi ko n'abantu bose bihamiriza ko ari abanyabyaha, birebera mu gitabo cy'amategeko. Kuko icyiza cyayo uyireberamo ukabona ko wanduye nyine, ukabona ko uri umunyabyaha. Ikindi nkunda na Kristo yagiye abigarukaho kenshi, ati uwo Mose mwiringiye niwe ubashinja, atari ko nge ntateka mbacira, atari ko uwo Mose mwiringiye. Ikintu kimwe mu bintu nkunda ni ukuba Mose Imana yahaye amategeko ngo ayazanire Abisiraheli. Ubu n'umwanya aba ari muto, n'amategeko si n'ay'Abanyarwanda. Katwibwira abantu urakoze cyane. Iyo ni indi erema ikomeye. Yego. Ubundi ntabwo Abanyarwanda bahawe amategeko. Yego. Amategeko yahawe Abisiraheli. Yego rwose. Sibyo? Nibo babwiye gukebwa ku munsi wa 8. Bakabinjiye mu isezerano ry'amategeko. Sibyo? Yego. Hanyuma rero uburyo abanyamahanga baje nabo kwishananika ku mategeko. Ku mategeko. Ni ikibazo gikomeye. Ataranabareba. Areka nkubwira ikintu. Abisiraheli bayahawe nabo yarabananiye. Yego. Ba nyir'ubwite. Yego. Tubivuge se? Dore ukuntu hano ijambo ry'Imana rivuga mu gice cya 2. Yego. Cy'uru rwandiko n'ubundi. Igice cya murongo wa 15. Igice cya 2. Ngo dore twebweho twavutse turi Abayuda. Yego. Ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga. Urumva ukuntu ubwo bana twitaga twebwe? Ubyumve? Yego. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego. Ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu. Yego. Kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera. Amen. Bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko. Kuko ari nta muntu. Yego. Abantu aho bahasurinye. Ngeze ku murongo. Ntekereza ko abantu wa 16. Igice cya 2 cy'Abagalatiya. Kuko ari nta muntu. Yego. Nta muntu. Uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Niba uri umuntu. Yego. Ntabwo uzigera utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ntabwo uzigera uba mwiza imbere y'Imana wishingikirije ku mategeko. Aba ni Abayuda. Yego. Ba nyirayo. Yego. Kumbi n'abamategeko ntiyabagize beza. Baravuga ati twaje kumenya ibanga. Yego. Nyuma yo kuyishananika hatunaniye. Yego. Kandi twe turi babandi bitwa ku bwoko bw'Imana. Abayuda. Abo ni ba nyirabyo byananiye bari kwidekara. Aba ni ba Paulo na ba Petero. Yego. Rero abadukurikiye nyabune abantu mwishingikiriza ku mirimo itegetswe n'amategeko, muba mwihinduye ibivume. Rero buriya uretse kuba amategeko atarayacu nk'abanyamahanga, twebwe turashimira Imana ikitwa ubutumwa bwiza, turakishimira Imana ikitwa inkuru nziza. Kristo noneho yaje watarobanura. Waberetse gatoya ntongeraho umurongo umwe wo mu gice cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa. Yego rwose. Ngo ni umurongo wa 10. Ngo nuko niki gitumye mugerageza Imana, mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko. Umurongo wa 10. Ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Umwami Yesu ari bwo buzadukiza, nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Aya ni amategeko y'imitwaro. Ba Petero kuvuga ati niki gitumye mushaka kwikoreza abigishwa, abantu muri kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo ituma mushaka kubikoreza imitwaro y'amategeko. Basogokuruza bananiwe, natwe akatunanira. None se ko mujya muvuga ngo mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Izi ni intumwa. Iyo ari inama. Yego. Iyo yabereye i Yerusalemu ku cyicaro gikuru, aho ubutumwa bwiza bwatangiye. Yego rwose. Haza imvururu. Yego. Itewe nuko bari gukoreza abanyamahanga imitwaro. Ari kuvamwe abantu bakagoreka ubutumwa bwiza. Yego rwose. Bakavuga ko umuntu yizera hanyuma
yarangiza akubahiriza n'amategeko, ariko kugira ngo abe yemewe. Ibyo bintu bituma abavandimwe noneho b'Abisiraheli ba Petero baraterana baraza kugira ngo bakemure icyo kibazo. Nkunda ukuntu Petero yahavugiye, yarabanje aridekarara avuga ati birabasaba ko munyumva kuko n'ikimenyimenyi ninjye Imana yatumye mu banyamahanga bwa mbere. Yego rwose ninjye yatumye ati mutuze mu nyumve rero. Ibyo byose mu gice cya 10 kibyakozwe n'intumwa. Yego rwose. Ariko ijambo rye ndarikunda cyane. Yaravuze ati ni iki gituma abanyamahanga mubakorera imitwaro y'amategeko yananiye ba sogokuruza batubanjirije natwe bikatunanira. Imana ihimbaza. Urumva nabo byarabananiye, ni iki gituma mubizana mu banyamahanga? Ati ibyo bintu ntago bikwiye, atahubwo ko ubuntu bw'Imana yego rwose aribwo buzadukiza nkuko nabo bwabakijije. ngo ubuntu ngo ninzaduka abandi ba Petero. Yego rwose. Abantu bajya babipfobya ngo namwe ngo muri abanyabuntu, wowe uri umuki, wowe uri iki? Niba utemera ubuntu bw'Imana ubwo wemera iki? Uri kivume. Urumva uko handitswe ngo havumwe. Ariko reka dusome 13 reka ngusome hano dusome iby'ineza y'Imana. Yavuze ngo Kristo yadukijije umuvumo. Umva noneho yadukije umuvumo twaterwaga n'amategeko. Hari umuvumo twaterwaga no kurwana n'amategeko akatunanira. Kristo aza kugira ngo adukize umuvumo. Uwo muvumo awudukiza ate abadukurikiye mu twumve. Ahinduka ikivume ku bwa. Ahinduka uwisha amategeko mu mwanya wa. Abantu bakunda ngo muri Matayo 5 ngo ntiyaje gukuraho. Yaje kugira ute? Yaje gusohoza. Nabyo ntibabizi ariko handitse. Nabyo ntibabizi. Bazi ngo yaje gukomeza. Bazi ko ari ukubikora. Kugira ngo yari yoroshye. Kugira ngo baze kuyakomeza. Icyazanye Kristo Yezu mwisi. Hari ibintu bibiri Kristo yakoze. Nta wundi muntu wari kubishobora atari Imana. Yego rwose. Icyambere yaraje yambara kamero k'umuntu. Yego rwose. Arangije kwambara kamero k'umuntu aba mwisi ndi yakora icyaha. Aba mwisi abari usohoza amategeko y'Imana ijana kuko ari Imana nyine. Bya bintu byananiranye, bya bintu byananiye umuntu. Arangije kuyasohoza. Yego. Yishyiraho kuyica kwacu ahinduka ikivume ku bwacu. Kugira ngo natwe adukize umuvumo w'amategeko. Adukize umuvumo twaterwaga n'amategeko. Amaze kutugeza hiyo neza cyangwa ubwo buntu. Ubu tubeshwaho n'ubuntu tukibeshwaho n'amategeko. Amen. Ariko Patri aho hantu tuhumve. Yego. Ngo kuko ngo byanditswe ngo havumwe umuntu umanitswe ku giti. Yego rwose. Bivuze iki? Bivuze ngo Yesu yahindutse ikivume ku bwacu. Yego. Ariko n'igihano cy'ubwo buvume nyine aragitwara. Yego rwose. Mbese umuntu nabona Yesu abambwe. Yego. Amenye ngo umuvumo wagomba kukujyaho wagiye kuri Yesu. N'igihano wagomba guhabwa ni Yesu gihabwa. Yego rwose. Ahindutse ikivume ku bwawe. Yego. Ajya mu gihano cy'ibivume. Arega buriya Kristo amanitswe mu buryo abantu badahita bumva neza. Kristo amanitswe ku giti. Hari hamanitswe umuntu. Yego. Nibyo. Imana yari hanye umuntu. Yego. Kuko Kristo yambaye wowe, yambaye nanjye. Kristo yambara umubiri, yari yambaye icyaha cy'isi. Yari yambaye umubiri w'umuntu. Ubundi ku mibare y'Imana hari Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Niyo mibare y'Imana. Kristo burya yambaye umubiri, yari yambaye umuntu wese uri mu isi. Yari yambaye umuntu. Noneho Kristo amanitswe ku giti kiba ni igihano cy'umuntu kiri kuboneka. Abahindutse ikivume mu mwanya wacu. Bivuga ngo igihano cy'umunyabyaha kiraboneka kuri Kristo. Imana ihana umunyabyaha iranyurwa ku kigero cyuzuye. Mbese birekivara biriya bihwanye no kujya mu nyanja yakumuriro n'amazuku kwanjye nawe tukababazwa iteka ryose. Icyo gihano nicyo gihano Imana yavunje mu rupfu Yesu yapfuye, mu muvumo Yesu yavumwe. Yego rwose. Yego. Noneho rero Imana ihimbaza. Kristo amaze gufata icyo gihano cy'umuntu. Ubutumwa bwiza buvuga ngo iki? Ubundi umuntu aterwa ubwoba nuko azahanwa. Yego.
nibyo ubundi intego y'ubutumwa bwiza ubwirwa ko wahaniwe muri Kristo. Amen. Kandi mu buryo bwuzuye. Yego, mu buryo bwuzuye. Iyo rero wumva ubutumwa bwiza neza, Yego. uvumbura ko cyangwa se wizera ko utagihanwe n'Imana ko ndi wahanwa kabiri. Amen. Amen. Wahaniwe muri Kristo. Niba warahaniwe muri Kristo rero ukwiye guhita umenya ko kumbi Imana itakiguhannye kuko igihano cyawe cyarabaye. Nicyo rero umuntu yizera nyine. Yego rwose. Kwizera bari kuvuga aha nibyo. Yego. Nta bindi umuntu yizera. Nibyo kandi iyo birivuze gutsindishirizwa cyangwa kugurana na Kristo, yumva ko yagiye mu mwanya wawe agahinduka wowe akanahanwa igihano cyawe. Noneho kugurana nawe kwihera gukiranuka ko. Amen. Mukagurana. Imana ikakubara nose niba Imana yahannye umunyabyaha kandi Imana ikanyurwa, ntiwumva ko iyo ubyizeye njya nkunda kubaza abantu kuki wumva ko Kristo yazize ibyaha byawe ataregeza akora icyaha na kimwe? Kuki wowe wumva wavira mwa? Yego, wowe yaguhaye iki? Ni ukwemera no kwemera. Kristo yaremeye ibyaha byawe bimufata bibibye aranabihanirwa. Nawe iyo wemeye, iyo umwizeye, nawe ubarwaho gukiranuka kwe. Yego. Nicyo birahita gutsindishirizwa mukagurana, akajya mu mwanya wawe nawe ukajya mu mwanya we. Niba yarahawe igihano cy'urupfu, wafashe gukiranuka kwa Kristo ugahabwa igihembo cy'ijuru. Ariko aho ngaho abantu bahumve neza. Yego. Ubundi umuntu atsindishirizwa kuko yatsinzwe. Nabyo tubyumve. Urubanza rw'ibyaha rwaradutsinda. Urubanza rw'amategeko rwaradutsinda. Umuvumo w'amategeko wari uwacu kubera tuzashoboraga kuyumvira. Hanyuma Yesu aza kwintervena muri urwo rubanza. Yego. Aza guhagarara ku ruhande rwanjye, wo yaje gucungura, no ku ruhande rwawe wo twumva. Hanyuma ariko aza kunganira umuntu wamaze gutsindwa. Imana ihimbazwe. Noneho rero umucamanza, Uwiteka umucamanza, afata rwa rubanza rwanjye aruha Yesu. Yego. Mu yandi magambo ibyansinzwe bihabwa nde? Yesu. Yego. Ariko nawe arabyemera. Yego. Arabati nge mira niwe naje kunganira. Yego. Kandi naje mbizi ko ari umunyabyaha. Yego rwose. Hanyuma ibyo byaha mwamubaragaho byose naba ari nge ubibarwaho. Yego. Yesu yemeye kubibarwaho. Imana nk'umucamanza utabera n'igihano cyanjye yemera kugifata. Imana iramuhana. None muri urwo rukiko, muri urwo rubanza, nge nsigara ndiki niba Yesu ahindutse umunyabyaha kuberanye? Yego. Ese ko niba nawe ari kubyemera, niba wemera ko Kristo yabaye umunyabyaha ku bwawe, ubwo wowe usigara uri iki? Uri umwere. Ugataha. Yego rwose. Ukajya mu ijuru. Yego. Ijuru ry'abera. Nawe ukaritaha. Yego rwose. Nicyo umuntu yizera kuri Kristo. Ubwo nibwo bwitwa ubutumwa bwiza. Abaroma 10:10 aratubwira ngo umutima ni w'umuntu yizeza. Yego rwose. Akabarwaho gukiranuka. Ni ukwizera ko Yesu yaguhaniwe. Ni ukwizera ko Yesu yagupfiriye. Ni ukwizera ko utagipfuye urwo rupfu kubera ko hari undi warupfuye. Yego rwose. Nawe ukaririmba kuzajya mu ijuru. Amen, amen, amen. Ibyo ubasobanuriye babisome mu Bakorinto ba 2:5-21. Haravuga ngo Kristo utaregeza akora icyaha. Yego. Oye, utanakimenya, utarigeze kukimenya. Mu yindi Bibiliya ariko bavuga utarigeze kumenya icyaha. Abe no kukiwese no kugikora. No abe n'ibitekerezo by'icyaha. Yego rwose. Ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Yego. Ngo kugira ngo muri Kristo duhinduke, natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Nicyo cyitwa nuzajya uvuga ngo Kristo yaragupfiriye, jya wumva nawe ko wahindutse umukiranutsi. Nawe wahindutse umukiranutsi kw'Imana imbere y'Imana. Yego. Umuntu Imana itabaraho icyaha. Arega ntiyakinaga ubwo yabibaraga kuri Yesu, ntiyakina. Ubwo yamuhanaga ntiyakina. Wowe rero wasigaye uri umwere kuko ni wowe Yesu yapfiriye. Ariko Yesu yahaniwe. Muvandi nubwo umwanya bari muto. Yego. Tuzarushaho kujya dusobanurira abantu. Hari ibintu njya nkunda kumva abantu bakunda, ariko bakwiye kuzumva neza kugira ngo ahari bizabaheshe kumva na Kristo. Abantu bakunda gusoma isezerano rya kera bavuga uburyo igitambo cyatwikiraga ibyaha by'umuntu. Yego. N'ibihene. Yego. Cyangwa intama isanzwe yaratwikiraga ibyaha by'umuntu akamara umwaka ameze neza. Kuki abantu batumva ko amaraso ya Kristo abikuraho burundu? Amen. Amen. Kandi noneho ubwo nta bitambo Imana yongera kudusaba. Yego rwose. Ikigaragaza ko igitambo cyatanzwe na Kristo. Yego rwose. Imana yacyemeye nk'ikibasha gukuraho ibyaha by'abantu mu buryo bw'iteka byose. Kandi cyane cyo nicyabikuragaho kidapfuye. Byasabaga ngo nigifata ibyaha kinafata igihano cy'umunyabyaha. Imana ihimbazwe. Nibyo navugaga ko umwanya ntuzaboneka bizanasobanurwa neza. Niba umuntu yarazanaga intama ye,
akayifata mu ruhanga, yego, ibyaha bye bikimuka, kandi byasabaga intama izirineye, yego rwose, intama nziza isamfote y'ibara rimwe, idapfuye ijisho, itavunitse. Bishatse kuvuga iki? Arega aho niho hanayishe kugurana nyine. Yego nyine. Fata kwera kwayo, wowe uyirambika ikiganza mu ruhanga, niko wabigenzaga. Ibyaha by'umuntu byarimukaga bikajya mu ntama. Intama bakayikerera igapfa mu mwanya w'umuntu wayize. Ni gute abantu batumva ko Kristo Yezu yaje mu isi ari intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi? Abantu babyumve, iyo ibyaha byamaraga kujya ku ntama yahitaga yicwa. Yego rwose, kugira ngo ibyaha bihanwe. Ese ubundi tubitwaye gahoro, iyo ntama ko yaziraga inenge, yego, ubwo iyo ntama ubwizizi izizi ibyaha by'uwayizanye, by'uwakoze ibyaha. Yego rwose, yego. None rero abantu none bibagirwa ikintu bagiye bavuga ngo Yesu yapfuye kugira ngo bajye bababarirwa ibyaha. Ntabwo intama yapfaga mbere ngo noneho umuntu ababarirwe nyuma, ahubwo intama yapfaga imaze kubarwaho ibyaha by'uwo muntu. Yego rwose, yego. Kandi ikindi, dufite andi mahirwe muri Kristo, abatwumva bakwiye kugumya kumva neza. Bibiliya yavuga ngo bibutswaga ibyaha n'icyo gitambo buri uko umwaka utaye. Tuza kugira amahirwe, tubona ntama w'Imana nka Kristo, noneho udatwikira, ahubwo ukuraho. Yohana 1:29. Yego rwose, yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha. Yakuyeho, ni ugukuraho. Mu gice cya 9 cy'Abaheburayo baravuga ngo iyo bitaza kugenda gutyo, yego, byari gusaba ngo ajya ahora apfa buri munsi, buri gihe. Urumva noneho ubwo bishatse kuvuga iki rero? Ba bantu basaba imbabazi za buri kanya. Keretse Yesu akomeje gupfa, keretse Yesu agiye apfa buri munsi. Yego, nyamara yapfuye rimwe ngo bibe bihagije kugeza iteka ryose. Urumva rero kugumya isaba imbabazi za buri mwanya n'ubundi ntago uzi Yesu, keretse Yesu yongeye akagupfira. Kandi yapfuye rimwe, ahubwo wapfobeje urupfu rwa Yesu, aricyo birayita kutira. Ikibazo rero, niba ari uko biri, niki kizagukuraho ibyaha katazongera gupfa? Niyo mpamvu mujya muvuga ngo turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Nyamara gukiranuka kwarabonetse, habonetse intama ikuraho ibyaha burundu. Ariko birababaje pe, kuba Imana ntago ushobora kuzegera wumva uburyo Imana ari urukundo utumva ibi. Ntabwo Imana yakunze abari mu isi cyane rwose, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimo, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Dufite ubugingo buhoraho muri Kristo. Aho ni wahisha urukundo rw'Imana. Yego rwose. Reka tubahe abantu mikoro. Reka tubahe umurongo wenda baduhamagare, twakomeza kuryoherwa iminota tukayimara, katubahe isigaye nabo kugira ngo abantu ikibazo iminota twakerereho mu gutangira turayongeraho. Barayidushyiriraho, katubaho umurongo wa telefone 0782 44 21 25. Yego, yo MTN 0782 44 21 25. Airtel 0783 83 5. Nibyo 0783 83 5. Muduhamagare dusangire ikiganiro. Nibyo rwose. Allo? Ndumva ashobora kuba nta rezo afite. Bagumye baduhamagare dusangire ikiganiro. Umwanya n'uwanyu. Yego. Allo? Oui, urinde uherereye he? Nziza Patrick, mperereye mu kagari ka Rondoye. Mu kagari? Mu kagari ka Rondoye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Ruhango. Okay, turakumva neza. Abakurikiranye numvise ikiganiro cyanyu nyine, akantu cyakubabaza. Nubaze, yego turi kukumva neza. None nyine ko Yesu yatwitangiye, Yesu ko yatwitangiye, turakumva. None umuntu akaba ajya gusenga ahantu bakamubwira ngo cyanga amaturo yishimwe yuko Yesu yakurinze. None ubwo bivuze ngo utayatanze hari icyo byaba bitwaye, cyangwa wabikora kubera umutima wawe bikwemeza? Urumva twariho dusobanura uburyo ki umuntu ashobora kwemerwa n'Imana, akaba ari mu isi ariko anafite n'ijuru.
ntaho rero ibyo bihuriye no gusaba ngo utange amaturo cyangwa n'ibindi byinshi bajya bagusaba. Imana nayo ntiyigeze ishima kugira ibyo ikwaka, yagusabye kwizera Kristo gusa ukibonera ubugingo buhoraho. Ngira ngo urabona ko umuntu abisabwa imyaka myinshi, si ibyo gusa babasaba no gukiranuka, kandi nicyo twaje dusobanura nyine. Bagusaba amaturo, bakanagusaba gukiranuka, bakagusomera amategeko ngo y'Imana, bakagusaba kuyubahiriza, ariko twariho tuvuga ko nta muntu wigeze ayashobora. Umuntu washoboye amategeko y'Imana ni Kristo Yezu wenyine, kandi nawe yaraje mu isi afite misiyo kugira ngo agucungure. Yarayashoboye, ayashobora mu mwanya wawe. Iyo rero umwizeye, uko gukiranuka yakiranutse niko guha, arakuguha kukaba ukwawe. Nawe ukajya uhamya uti ndi umukiranutsi ku bwa Kristo. Ariko ibyo byose bakubwira gukora ntacyo bizagufasha. Ndabakunda cyane. Yego rwose. Yego, ni byiza kudukunda, ariko se wumva noneho ufite ibyiringiro by'uko uzajya mu ijuru? Ntabwo nabibura, Yesu yaranyitangiye. Yesu yarakwitangiye, ibyiringiro bifite. Yego. Ndabifite cyane. Wumva ku Mana uri umukiranutsi? Imana ese ko nyizera nk'Imana ishoboye byose. Yego. Turakubaza wumva imbere yayo uri umwere cyangwa uri umukiranutsi? Ndi umwere kuri yo. Ubikesha Yesu Kristo. Ubikesha Yesu Kristo. Yego rwose. Pasi nibyo rwose. Dushimiye Imana ku bwawe. Yego. Ujye ukomeza ukurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kuri Country FM. Ni buri wa kane isaha ya 2 z'ijoro. Yego. Tugeza saa 3, ariko uyu munsi turarenzaho iminota, twatangiye dukererewe. Ndabizi ari umuyobozi wanyoboye kuri radio utuye mu kagari ka Rundoye, ndamuzi. Okay. Yego. Urakoze, usuhuze abanyarutsiro. Dawa namwe murakoze. Nawe urakoze. Yego. Abantu bakomeje kumva ubutumwa bwiza ariko. Yego rwose. Ni byiza abantu nibaruhuke. Amenye ko ku bwa Kristo umuntu abintungana imbere y'Imana. Nibyo. Nicyo cyari cyazanye Kristo kugira ngo duhuze n'Imana. Uzi ko biriya bintu babwira abantu gutanga mu by'ukuri ahubwo bituma abantu batamenya urukundo rw'Imana. Yego rwose. Reka tubanze twakira uyu waje. Allo? Allo. Oui, turakumva. Uri nduherereye he? Muvandi. Yego Muvandi. Uherereye i Rubavu. Nyamyumba. Rubavu muri Nyamyumba. Mahoko. Ninde tuvugana nawe Mahoko? Ni Tirifonia i Mahoko. Yesu ashimwe. Nanjye ndi umutahaziri. Yego. Yego rwose. Kubera ko nyine Yesu yazize njyewe. Nanjye ubwo urupfu rwe rwampindurira umukiranutsi, kubera yuko itariki yonyine Kristo cyamwitishije. Amen. Ndishimye cyane kubera ko nyine yahindutse ikizima ku bwanjye. Yego. Kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko nyine ngo hari haragomba kuba umuntu Imana. Yego. Kugira ngo umugisha wawe uhamugere no ku banyamahanga. Amen. Nukuri ndishimye cyane kubera ko nyine njyewe muri kavukire yanjye ari nzapfa nk'abandi bose. Yego. Ariko Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi, kandi urukundo rwayo rumenye ko natanze Kristo kugira ngo nzabeho duteka. Amen. Imana ishimwe cyane rero. Amen. Tugushimiye Imana Trifonia. Usuhuze bene data. Abasifika cyane namwe mukomere. Mukomerane mu mwami wacu. Yego. Nezerwa mwana w'Imana. Yego. Amen. Umugisha wa Aburahamu wamugezeho. Nani himbaza. None bajya babwira abantu ngo rutanga ibi urabona umugisha. Urumva? Allo? Yego turakumva. Urinde, uherereye he? Efuremu ku Ngombo. Yego Fure, wadukurikiye se mu kiganiro Fure?
niyo ngifungura radiyo. Wacitswe pe ko watinze gufungura radiyo. Nasinziriye. Wari wasinziriye. Kubera ko mbaye nasinziriye. Ariko se usanzwe udukurikira mu kiganiro? Ngomba kurikira. Niba usanzwe udukurikira ujya wumva tujya tuvuga ngo iki? Ujya wumva ikiganiro dutambutsa tuba turi kuvuga ngo iki? Allo? Numva yagiye ariko ubwo asanzwe adukurikira wenda azajya agumya nawe nyine twumve. Yego. Wari ukiriho uvuga ngo babwira abantu gutanga ibyo bintu basezeranya ko babona umugisha. Ariko umuvandimwe w'i Rubavu avuze ko ahubwo cyatumye ahananwa umugisha na Aburahamu nuko Kristo yahindutse ikivume kubwe. Amen. Yego rwose. Urumva ko bitandukanye n'ibyo bajya bababwira. Nibyo. Allo? Oui. Mwiriwe neza. Uradufasha wegere hirya gato ya radio yawe kugira ngo utisakuriza. Nibwo nyifungura nanjye nona nimwe nyagera gusanya makurikira. Yego, ikiganiro ijuru ni kwere gusanzwe gikurikira? Nsanzwe gikurikira kwese. Cyakunguye iki? Cyanyunguye yuko nagomba kujya nirirwa nivuna. Uvuga yuko ndi umunyabyaha kandi narababariye ibyaha byanjye. Amen. Wumva warababariwe ibyaha byawe? Yego. Harya watubwiye ko witwa? Eliya ntuye ku cyapa. Hano mu mujyi neza ku cyapa? Yego. Ijuru ubu urariryamana ukaribyukana wumva uzajya mu ijuru uko byamera kose? Naka kanya mpagaze mu rugo kabisa ubu ndarifite. Urikesha iki? Hari abantu benshi bagukurikiye barishatse baribuze, wowe urikesha iki? Fasha abantu bari kukumva. Ndizera yuko Yesu ari umwami n'umukiza wanjye. Yego rwose. Kandi yansire kubw'ibyaha byanjye. Yego rwose. Amen. Ubu ukaba wizera ko nta byaha Imana ikikubaraho? Nta cyane. Ishingiye ku byo mbumvana nizera ko nta cyane kimwe Imana imbaraho kireka nimba wenda ari bya bindi gusa nyine nizera ibyo muvuga to ndabakurikirana n'abakonda cyane. Yego. Rero ntago ari ibyo tuvuga nk'abantu n'ijambo ry'Imana. Kubera yuko numva ko mu minsi y'imperuka ubuhanuzi buzaba bwinshi. Niyo mpamvu kwizera kwa bamwe kuragoranye gusa ngenda bizera n'abakunda. Noneho twe n'ijambo ry'Imana tuvuga kandi uzabyumvana n'abandi bantu benshi babivuga ariko batabyizera nanone. Yego. Kuko abantu benshi bavuga ko Kristo yapfiriye ibyaha byabo. Ariko kubera ko batabyizera bakagumya kumva ari abanyabyaha. Yego. Wowe rero ikintu numva warushije abo bantu nuko nyine wizera ibyo bintu bikaguhesha kumenya ko nta cyaha Imana ikikubaraho. Yego. Kuko ibyaha byawe byose Imana yabibaze kuri Kristo iranabimuhanira. Yego. Ntuzongere guterwa ubwoba n'ibyaha. Rero igihano cy'ibyaha cyarabonetse, Kristo yaragihanwe. Ntekereza ko n'abatwumva babipinga nabo barabizi ko Yesaya yavuze ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri Kristo. Amen. Ikindi se buriya Eli, ikindi uramutse uvunitse nk'akaguru bakakurangira abaganga bashobora kunga urabyumva? Ukajya nko ku baganga 10 bagerageza kunga akaguru kawe ariko n'ubundi ugakomeza ugenda n'ubundi ucumbagira, ariko ukazagera ku muganga wa 11 akakuvura ukagenda neza. Bakubaje ngo warakize wavuga ngo ntubizi? Navuga ko mbese kubera ko mbakize. Bakubaje se ngo uriya muganga avura neza wavuga ngo sinamenya ngo ndacyabigenzura kandi usigaye ugenda neza? Ntabwo wegeremeza ko wakize kubera ko ubushinga. None se umutima wawe umaze kwizera ko ibyaha byawe byose Imana yikubariye muri Kristo Yesu, nta cyabikwemeje mu mutima nyine ko noneho hari igihindutse? Umuntu arabibona yuko ari igihinduka bitewe n'ukwizera afite. Hari ubwoba ukigira se bwo kuzarimbuka? Ubwoba bwo ni hafi ya ntabwo kabisa, ubwoba ni bushire. Ubwoba ni bushire. None se utarizera ibyo ni wabugiraga?
bwinshi ndetse na cyane, gusa nanone ubitekereje ushoboye kubugira ariko kubera kwizera nyine, kwizera kurakiza. Ukwizera nyine kwaragucishije mu mutima, wumva none ubanye n'Imana amahoro, nta kibazo dufitanye. none se nyine si uko gukira turi kuvuga mu mutima ntiwakize ubwo? Noneho rero ubwo nta kongera gushidikanya, kuko ibihamya ni wowe ubwawe ubyitangira. Yego. Umugore wari umaze imyaka 12 ava ari imugongo, yagiye mu baganga benshi bamurya ibye, ariko ntawe ubasha kumuvura cyangwa se kumukiza. Yego rwose. Umunsi umwe aza kumenya ahantu Yesu ari. Ntibyari binemewe ku muntu uri mu mihango ko ajya mu bantu, ariko aratwarana aca mu bantu, akora ku nshunda z'umwambaro Yesu yari yambaye, kuva birahagarara. Yego. Yego. Yesu aravuga ngo ninde unkozeho? Abantu baramubaza ati ariko ko abantu bose bari kugukoraho. Yego. Yego. Kuki ubaza ngo ninde ugukozeho? Yesu aravuga ngo numvisha imbaraga ikiza imvamo. Amen. Hari umuntu unkozeho. Yego. Umugore aravuga ngo ni njyewe databuja. Yego rwose. Bivuze ngo yumvisha ko akize no kuva birahagarara. Yego. Yego. Ariko na Yesu nawe amenya ko hari umuntu ukize. Nawe niba ubwoba wari umaranye imyaka myinshi cyane bwararangiye mu mutima wawe, icyo ni igihamya cy'uko wageze kuri Yesu. Amen. Kandi ni igihamya cy'uko wakize koko. Guhera uyu munsi ntukongere gushidikanya. Ubiyavanga umwuka wacu uhamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Ntihakagire shitani niwe wagushidikanyisha, ariko Yesu yagukijije, Yesu yaragukijije, ahubwo tangira umuhamye no mu bandi. Yego. Tugushimiye Imana, ugira ijoro ryiza. Yego. Nari nshaka kubasaba umurongo mwasomye. Yego. Sinzi niba byashoboka ko muwunsubiriramo ngo Yohani igice kimwe umurongo 29. Yego. Radiyo amatwi n'ibikunda muwunsubiriramo. Tugusubiriremo. Yego. Ntacyo noneho bugumyeho. Nagumyeho nta kibazo. Bugumyeho nawo twawuvuze, ariko twasomye imirongo myinshi. Yego. Bukeye bwaho bukeye bwaho abona Yesu azaho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hano haravuga ngo hari ikindi kinyarwanda haravuga ngo bukeye Yohana abona Yesu aje amusanga, maze aravuga ati dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu bo ku isi. Amen. Yego. Urumva nawe ibyaho Yesu yabikuyeho, nta kongera no kwicira urubanza, nta kongera kwiciraho iteka. Ibyaha byawe Yesu yabikuvanyeho, abyishyiraho, aranabihanirwa, akugira umwere, umuziranenge, umuragwa w'ijuru. Yego rwose. Urakoze cyane, ugira ijoro ryiza. Murakoze Imana ibarinde. Imana ishimwe ku bwa Eliya. Yego. Nibyo hari umuntu Yesu yakozeho, aramubaza, yari impumyi. Yego. Ati urareba iki? Ndareba ibiti bisa n'abantu. Arongera akoraho. Allo? 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 Oui. Tangisha ku ngoma. Yego tangisha. No, se ni kubera iki kwihana ari icyaha? Ni kubera iki kwihana ari icyaha? Biterwa n'uburyo ubyumva weho. Iyo Bibiliya ivuze kwihana mu byumva nabi. Iyo byumvise nabi utekereza ko ugiye gufata urugendo rwo kujya ugenda ureka ibyo ujya wibonaho. Ariko ntago icyo cyo Bibiliya yita kwihana. Yego. Rero urumva ikibazo kiba cyabaye mu gusoma ibintu ukabyumva nabi, n'ubikwigisha akabikwigisha nabi. Yego. Kuko ubundi kwihana kwiza kwakabaye ari ukureka, ariko uhora wihana ntibishire. Bishaze kuvuga ngo rero kwihana Bibiliya ivuga ni uguhindukira ukava mu cyerekezo kimwe ukajya mu kindi. Yego rwose. Nanjye kuri musomera ibyakozwe n'intumwa, uze gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 3
byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 yego haravuga ngo nuko mwihane muhindukire Ego. ibyaha byanyu bihanagurwe Ego rwose. yego ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana ishimwe cyane. Ego rwose. Kwihana no guhindukira umuntu akava mu nzira yo kwitsindishiriza akizera Yesu wamukuyeho ibyaha. Ego rwose. Ibyaha bye bigahanagurwa. Iminsi yo guhembuka ko igahera ko iza iturutse kuri Yesu Kristo. Yego yego. Uko niko bihana. Urumva ikibazo nyine tuzajya tugumya tuvugane n'abandi bintu byinshi. Abantu bigishijwe nabi. Buriya iyo umuntu yigishijwe nabi anamenya nabi. Babwiwe kwihana babwirwa nabi. Ni nayo mpamvu bahora bihana bakabona ibyaha ntibijya bibavaho. Nyamara burya bwose ntibigeze bihana nyine. Ubwo ibyo wita kwihana bitakukuyeho ibyaha. Ntago wigeze wihana. Ngo bihanagurwe burundu. Yego rwose. Kwihana ni ukwitakariza icyizere wowe. Yego. Ukarekeraho kwishakamo gukiranuka. Kuko uri umunyabyaha uhereye ku ivuko ryawe. Wakomotse kuri Adamu w'umunyabyaha nawe kugira umunyabyaha. Yego. Ibyo rero nta kintu wabikoraho niko wavutse umeze. Iyo bisobanukiwe rero urekeraho ngaho gushaka kwitsindishiriza. Ukemera ko Yesu ari we wapfiriye ibyaha byawe byose. Guhera uwo munsi ugahinduka umukiranutsi. Ibyaha byawe bigahanagurwa kubera ko ari byo Yesu yazize. Ukabaho mu isi uri intungane, uri umuntu Imana itabaraho icyaha. Yego. Yego. Ko mumbwira ngo ijuru twariherewe ubuntu. Yego. Ni mu buye buryo. Ni mu ubwo buryo bwo kurihererwa muri Kristo Yesu. Icyari gutuma ujya mu ijuru nuko ari kuba nta cyaha na kimwe ugira. Kubera ko ijuru n'iry'abere n'iry'abakiranutse. Ariko wowe muri kamere yawe habamwe ibyaha. Yego none suwo. Ihangane gato kugira ngo ujye mu ijuru rero. Nuko wizera ko ibyo byaha byawe byose. Yego. Ari Yesu wabipfiriye. Hanyuma ubwo yabipfiriye we yakugize umwere umuntu Imana itabaraho icyaha. Yego. Niba ari Yesu umpesha kuba umwere rero. Ni umbesha kujya hehe ubwo? Mu ijuru. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yohana 16. Yego. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kugira ngo umwizera wese agira gute? Atarimbuka. Ahubwo ahabwa iki? Ubugingo buhoraho. Ubwo tubuheshwa no kwizera nde? Yesu Kristo. Bavuze imirimo yawe? Bavuze imirimo yawe? Bavuze ko ari imirimo yawe kujyana mu ijuru. Yego no kwizera gusa. No kwizera nde? Yego. Yes. Noneho nawe ugenda usobanurira abandi bantu uburyo ijuru ridakorerwa. Iyo riza kuba rikorerwa Yesu yabarapfiriye ubusa. Abagalatiya niko havuga mu gice cya 2 umurongo wa 21 haravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Yego. Kuko yaba gukiranuka bizanwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yesu yaba yarapfiriye ubusa. Yego. Yesu ni uduhesha ijuru. Muri byo avuga ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru ngo kugira ngo nwinjiremo kubw'ubuntu bwinshi agira. Niba Yesu ari guhesha ijuru rero ntabwo ijuru rikorera, ijuru riheshwa no kwizera Yesu Kristo. None wabyumvishe? Yego nabyumvise. Urumva urifite noneho? Cyane. Tugushimiye Imana gubwa neza. Yego. Namwe bahumuje. Sawa arakoze arajya gumya atega amatwi ikiganiro. Nibyo. Yaradi kwibaza ngo kwihana ngo ni gute kwihana ni gutyo. Nibyo. Kwihana no guhindukira ukava mu cyerekezo kimwe ukava mu kindi. Nibyo rwose. Ukava mu bunyabyaha ukaba intungane. Ukivaho ukareba Yesu. Yego. Rero mwene data. Niriwe. Muravuga na Pacifique ku Nkombo. Yego. Nanjye ndi umukiranutsi. Imana yahaye ubugingo buhoraho. Amena. Nibyo nawe tanga rero ituro ry'ishimwe kuri Yesu Kristo. Nawe tanga ituro ry'ishimwe. Icyo mushimira kuko nahoraga ngora ngo kugira ngo uzamune ijuru. Yego. Ariko kimara kumva ubwo butumwa bwiza nyine
umutima wanjye wahise ukira neza nyine. amena. Okay, ubu noneho uri intungane imbere y'Imana. Ni intungane imbere y'Imana, n'ubu ngubu mpfuye umubiri wanjye wagiriye fo, ariko roho yanjye mutagatifu yajya mu ijuru. amena 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 amena. Gani ibyiringiro bidakoze isoni. Ego. Wizeye Yesu ntakorwa n'isoni. Ego rwose. Nizeye ko kabisa, ariko njyewe hari ikibazo nibaza. None se kubera iki abantu bajya bavuga ngo urabaza umuntu ngo Yesu yapfiriye, ngo kubera iki yapfuye, yapfiriye ibyaha byanyu, none se ndabwo yakizera ariko ni ukwiriye gukora ngo imirimo myiza kugira ngo uzabone ijuru, n'ubundi akora umurimo mwiza yagera mu kanya agacumura bya bindi byose yakoze bigafata ubusa. Nibyo agatangira kuri zero. Nibyo Imana ihimbazwe. Ubundi nuko bakizwa, kuko iyo ukijijwe utangira kwibaza ngo niba umuntu avuga ko Yesu yamupfiriye apfiriye ibyaha bye ariko akaba agihamya ko ari umunyabyaha, ni ikibazo cyo kutizera. Ariko wowe wabyizeye, tugushimiye Imana. Guma ugubwe neza, guma wishimire ibyo Imana yagukoreye muri Kristo. amena. Umusurize Garasiyeri na umusurize Garasiyeri n'abera bose bakoranga. Sawa, abakijijwe bariho barakumva rwose. Abari kukumva ntacyo bazakiriye abari kukumva bose. Ego. Kuko nanjye simberutse kujya guterana nyine. Gubwa neza muri Kristo Yesu. Sawa. Hari muri 1997 uvuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera arangiza. Ubundi kwihana bibanziriza kwizera. Kwihana no kwitakariza icyizere ukizera undi. Aravuga ngo nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Turasoje, dushimiye Imana yaduhaye uburyo namwe ikabashoboza kugira ngo mukurikire ikiganiro. Abashaka tuvugisha nyuma y'ikiganiro muraduhamagara kuri nimero zacu bwite. Izanjye Emile ni 0784 4257 0784 iyo nimero uyandikire no kuri WhatsApp, tugushyire kuri WhatsApp groupe ijuru ntirikorerwa, ukomeze ukurikire ibiganiro. Ushobora no kujya kuri YouTube ukandikamo ijuru ntirikorerwa TV, urabona channel yacu iri ibiganiro byinshi cyane bikomeza biniyongera. Ukomeze unezeranwe n'abera bari ku isi yose, ukomeze ukurikije ijambo ry'ubutumwa bwiza, dufatikanye kunezererwa impano y'ubuntu twaherewe muri Kristo Yesu. Amen. Nanjye izanjye Patrice ngendanwa ni MTN ni 0783 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Turabashimiye abo twabanye mu kiganiro kandi turabakunda. Naho utaha. Bye bye. Ego.